uyu munsi ndashaka kukumenyesha ngo uyu mugabo ubwo yiyiziye abantu nibaceceke, ubwo yiyiziye amahanga yose agiye kumenya icyo umugabo agiye gukora ku buzima bwawe. Ijambo rirambwira ngo abantu bamubaza icyatumye yikorera uburiri, nawe arabasubiza ngo hari umugabo wambwiye ngo nikore uburiri bwanjye ngende. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe ntuje kandi ncecetse ngo nuko ndagusubizaho. muraho neza? Amakuru ni meze meza. neza. Turashima Imana. Nishimiye kwakira. Nanjye nishimiye kubona ubutumire bwanyu. Okay. Yego. Kuvugana n'abaprofete pasiteri biragoye, kambaremo ingofero. Ntabwo biba bigoye cyane. Ahandi mumeze mute? Turashima Imana. Imana ikoze imirimo ikomeye. Yego. Hagati aho ngaho muri amahoro? Turi amahoro n'abari kumeze neza. Ndakubona urasa neza, urasa n'abanyamahanga. Birasa n'abanyamahanga. Abanyamahanga nibo beza kurusha. Abanyamahanga bafite ukuntu bagira utuntu nk'utwo wambaye, usanga ari ibintu byabo bya buri munsi. Yego. Ubu ni wowe nyine yenda uraza gusoza univuga, ariko nk'ubu turi kumwe ngende Clement Bagemahe. Yego. Urinde tukugira ngo tugeze ijambo ry'Imana ariko twamaze kukumenya. Murakoze cyane. Amazina nitwa Pastor Prophet Uwimana Eli. Ndi umusore. Yes, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Shalom. Yego. Murakoze cyane uri umusore ariko wambaye neza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kote wavanye naye abakoze b'Imana. Naye abantu bose. Abantu bose barayambara. Ngayo nguko turamwakiriye ni Prophet Pastor Eli. Agiye kutugeza ijambo ry'Imana, Imana yamushyize ku mutima, kandi ni byiza ko ari tugezaho uryakire, kandi twizere ko uragubwa neza. Tuguhaye ikaze ku gitangazamakuru cyacu. Yego. Ukomeze ugira ibihe byiza nawe, kandi Imana igushyigikire mu ijambo ugiye kutugezaho. Nawe Imana iguhe umugisha. Nishimiye kuba ngiye gukorera imbere y'igitangazamakuru cyawe, nubwo ari ubwa mbere kuri wowe ku gitangazamakuru cyawe, ariko ndumva bishimishije kuba nge nawe twahagararanye. Ntabwo ari icyanjye. Ni umugisha ukomeye. Mfite boss, ntabwo ari icyanjye. Ni wowe ugikoresha. Ubwo boss nawe Imana imuhe umugisha kuba akora ibi bintu. Yego. Kuko atuma ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Watangira dusengera Imana. Yego. Imana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, utwemereye kuramuka turi amahoro. Nyemerera kubw'izina ryawe ryera ukomeze kubana natwe, kuko wowe waturinze ukomeze uturinde n'uyu munsi. Ibyo tugiye gukora, ijambo tugiye kubwiriza, abari buryumve bose, abari bugereho ribashe kugira icyo rihindura ku mitima yabo, ndetse nyemerera kuko uri Imana igikora n'ibyo abantu badatekereza, amahanga menshi hazagaruka ubuhamya buvuga ko ijambo ry'uyu munsi ari cyo ryakoze ku buzima bwabo. Umugisha ba nyiri igitangazamakuru, umugisha natwe tugiye gutanga ubu butumwa, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze. Yego, Imana ibahe umugisha. Welcome. Thank you. Byiza, namwe muryoherwe cyane n'amagambo meza, ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Yego, Imana ibahe umugisha. Byiza kuri mwese. Yego, murakoze. Merci. Yes, twongeye kubasoza mwese inshuti bavandimwe badukurikiranye. Tubashimiye aka kanya kuba mugiye kudukurikirana, ndetse nzi neza ko ku magambo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana hari umugisha Imana iraza kuguha. Aho uherereye hose rero, usabwa ko nyuma yo kumvira ijambo nta kindi ugomba gukora comment yawe, ukandika n'ijambo ngo amen, kuko ni ijambo ryagenewe umutima wawe, ryagenewe ubuzima bwawe, ndetse uzarisangize n'abandi mu izina rya Yesu. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 5 ku murongo waho wa 9. Haranditse ngo muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwanyirije niwe wambwiye nti ikorere uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ugende?
Imana niduhana umugisha rero kandi Imana ikugirire neza. Ijambo rirambwira ngo hari umurwayi yari afite uburwayi abumaranye igihe kirekire imyaka 38. Iyi nkuru abantu benshi barayizi. Uyu murwayi muri iyo myaka 38 abantu benshi bagiye bamugeraho bakamusura bakamusanga mu kibazo yari arimo, hanyuma haza kubaho igihe kimwe, igitondo kimwe, umunsi umwe utandukanye n'indi minsi. Ndashaka kukubwira iki? Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ikigeragezo ukimaranye igihe kirekire. Ndashaka kukubwira ngo ntabwo ikibazo kikiri igihe kirekire ukimaranye, ngo kuko hari umugabo bita Yesu. Ujye umenya ko umuntu amaze igihe kirekire mu burwayi, ujye umenya ko umuntu amaze igihe kirekire mu bigeragezo, ngo nuko Yesu atambuka ahantu uwo murwayi yari ari, akihagera amenya ko amaze igihe kirekire. Mu izina rya Yesu Kristo, muri iki gitondo uyu mugabo bita Kristo yamaze kumenya igihe maze mu kigeragezo. Icyama ahantu urukavuga ngo amen. Yamaze kumenya yuko umaze igihe kirekire bakwirukansa, yamaze kumenya igihe kirekire ko wabuze inzu yo guturamo, yamaze kumenya yuko wagize urwango igihe kirekire waranzwe. Amaze kubimenya ngo afate icyemezo, aramanuka. Ni wa mugabo bita Kristo ndi kuvuga, ngo ajya abasha kurengera abadafite shinge na rugero. Ngo ahageze asanga imiryango yamuvuyeho, asanga inshuti zaramutaye, aramusubiza ngo simfite umuntu wo kumfasha, uyu munsi nta muntu ufite. Ariko umugabo bita Kristo yamanutse. Umugabo bita Kristo amanuwe no kuza kukureba, amanuwe no kuza gukora ahantu hakubabaza, amanuwe no kuza guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ngo nuko akimugeraho aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Dore ikintu gitangaje nshuti yanjye, abantu batakugiriye imbabazi igihe umaze ubabaye, abantu batakugiriye imbabazi igihe umaze uhangayitse, bagiye kubabazwa no kubona wikoreye cyari ikigeragezo. Ngo nuko uwo muntu yikorera uburiri, ngo akubitana n'abantu baramubwira ngo ko ari ku isabato kuki wikorera uburiri. Hari abagiye kuzakubaza ngo gute watura mu nzu ya etaje, gute wava kwa muganga igihe kirekire urwaye, gute iyo kanseri yakira, gute. Reka nkubwire ijambo uzabasubiza, uzababwire ngo wankijije ni wambwiye ngo nikore uburiri bwanjye, wankijije ni wambwiye ngo nive mu bukode, wankijije ni wambwiye ngo nive kwa muganga. Uyu munsi ndashaka kukumenyesha ngo uyu mugabo ubwo yiyiziye, abantu nibaceceke, ubwo yiyiziye amahanga yose agiye kumenya icyo umugabo agiye gukora ku buzima bwawe. Ijambo rirambwira ngo abantu bamubaza icyatumye yikorera uburiri, nawe arabasubiza ngo hari umugabo wambwiye ngo nikore uburiri bwanjye ngende. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe ntuje kandi ncecetse, ngo nuko abantu aho kugira ngo babazwe no kubona yakiza cyangwa bashimishwe nabyo, bababajwe nuko yikoreye uburiri. Bivuze ngo bifuza ko akomeza kuryama hari. Hari abantu bifuza kukubona waguma hari, ariko ntabwo ari byo Kristo agushakaho. Wicira abantu urubanza, abantu reka bagute kugira ngo Kristo abone uko agusanga uri wenyine, kuko ntabwo Kristo ajya akorera mu bantu hagati, akorera ku giti cye. Ijambo rirambwira ngo igihe akizaga wa mugore wari mu mugongo, yabanje guhura nawe mu buryo bw'umwuka. Uyu mugore yarizeye, aravuga ati jye nimpura nawe nimukoraho ndaza gukira. Arabanza arabifiringa, we na Kristo bagira ahantu babikemurira. Ngo nuko aca mu bantu rwagati, ngo araza akora ku nshunda ngo aherako arakira. Bivuze iki? Ni igitangaza kibererwa hagati mu bantu, ariko cyabereye ahantu hihereye mbere na mbere. Reka nkwemerere nkusabe, izere ku giti cyawe uri wenyine, izere nta wundi muntu muri kumwe, uhamagare Kristo araza gusanga uri wenyine. Ishimwe rizagaragaraho hagati mu bantu benshi. Ijambo riratubwiye ngo uyu murwayi akimara guhaguruka, ntabwo abantu bige bamubwira ngo Imana ishimwe. Ni ukuri turashima Imana ko wakize. Hari n'abona bazakubwira ngo felicitation, ngo waguze inzu, waguze imodoka, ntabwo ukirwaye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ishimwe rikomeye ni iry'umutima wawe, kuko benshi bakubwira ngo Imana ishimwe, ntabwo buryo baba babyishimiye. Kuko uyu murwayi niwe utugaragariza neza ko ntabwo bari bishimiye kumubona arimo agenda n'amaguru ye, kandi igihe yari amaze yicayeho. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko batari babyishimiye, ntabwo bari bishimiye kugenda kwe. Hari abantu batishimiye iterambere ryawe, hari abantu batishimiye kukubona warongo, hari abantu batishimiye kukubona wabyaye. Ariko itangazo ngiye kuguha ngana ku musozo, Yesu ubwo yimanukiye yiziye, ntabwo bikiri ngombwa kuguma ku buriri bwawe wivuga amagambo menshi ubwo akubwiye ngo kira. Arakanye Yesu ari gukira, akanyese rekubwira ngo ikorere uburiri bwawe, byuka ku gitanda cyo kwa muganga wari uryamyeho, ukimara kumvira ijambo, ukimara kwakira ubuhanuzi, byuka ku gitanda cy'uburwayi, byuka mu kigeragezo cy'ubushomeri, byuka mu kigeragezo cyo guhora ukubitwa n'umugabo, byuka mu kigeragezo cyo kuba ubupagani bwari bukurembeje. Vamo mu izina rya Yesu, ikorera uburiri bwawe, ikigeragezo cyawe nawe cyikorere, utera intambwe ugende, abantu bakubone batungurwe, bakubwira ngo mbese nawe ubu uyu munsi wako wabasha kwikorera bibiri ukagenda.
yego ikigeragezo cy'ibyaha nakikoreye sigaye nikorera ijambo bakubaze ngo mbese uyu munsi nawe wabasha kuzajya ukodeshaho abandi inzu yego byashoboka nanjye sigaye ndirandi rodi w'abandi kubera iki Yesu niwe utegetse ndakwifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu igitondo cy'uyu munsi Yesu nakurebe neza igitondo cy'uyu munsi aho uherereye hose ukimara kwakira ubutumwa Yesu arakubwiye ngo ikorera uburiri bwawe reka ngusabire umugisha mu izina rya Yesu Mana mu izina rya Yesu Kristo nsabiye umuntu wese ugiye kwakira ubu buhanuzi ugiye kwakirira ijambo aho yari amaze igihe ahakingiraniwe aho yari amaze igihe ahicaye atahaguruka ashaka ari mu kagare k'abamugaye ashaka bari mu bitaro kwa muganga ahariho hose mu mahanga yose ni yakira ubutabazi kuko Kristo iyo umanutse ibintu byose bibasha kumva kandi bikemera ndetse namaze kumenya ko ni we mugabo w'umunyembaraga wenyine ku isi no mu ijuru ubasha guhindura ibintu bitahindukaga nizeye ntashidikanya abumvishije ijambo ko hari icyo ukoze ku buzima bwabo ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen Imana nibaho umugisha kandi bagirire neza nitwa Pastor Profete Uwimana Eli Imana nibaho umugisha amen